kumana amasaha yageze kandi abandi bantu bakaba batari bazi. Nose ndiba ni saa tumazanga. Amasaha y'inama yageze. Ariko se reka tumaze tugezeho gake wenda. Ese nangaza kubera inama wasanga ari ahangaha twakinyiramo tukareba ariko ibyana muri karite yacu ibyana bya bitari kuvugwaho cyane n'ubundi byari byigize ibyigomeke ahubwo reka twinjire turebe ko ikintu badufasha. turagenda twinjire turebe. Ariko se babazi kumwe muravuga ngo nakerewe ari none se ariko mwana uzi ko utabeshye mwa nose ubu ngubu kwere amasaha deba hageze pe deba amasaha yageze pe arimo arabaza 7 n'iminota ingahe ari hehe umuyobozi kataraza rwose murakurikirana njewe sha namwe nabyanyu pe nawe nako tumutegereze sundi umuyobozi we twebwe nawe ninda kwe gutanga hano nose se ubu kwe kudutanga hanga none se bari mu biki cyangwa nawe nitumugera arafite ukuna dusobanura ubwo mwongeye kwirirwa ubwo se ntago twiriwe twebwe aho uyorezo umutwe wawe tugira iki tushire kuri brushette hayi nose ubwo ngubwo ramushubije cyangwa muramutuka mwa ibyo ntago bikureba. Okay, ibyo mureke ibintu byisereranya sino gutukana ahubwo dukurikira amagambo yatuzanye nta kindi sibyo. Aho twatangira amaze twakwisobanura umuhari. Okay, twahera kuri wowe se papa Kimeho ariko nyumvira pe ubukorwa n'ubwenge nanga n'ubugori uzi ko bahita papa Kimeho akare kose ushaka ngo bamenye amazina yanjye kangahe ariko se nisobanure kangahe ariko giye ntago nari nkuzi ariko byaba byiza kwese tugenda kuganaho tukagenda tumenyana nari bitu mu byo kwisobanura twahera kuri wowe. aha njewe ubundi amazina yanjye banyita Mr. Badge. reka iby'ubugoryi turi mu inama y'ababyeyi umwana wawe vuga izina ry'umwana wawe ni Gateke ariko se muyobozi ko mfite abana benshi namenye uwo muri kuvuga ari oya ni Gateke wenyine kuko niho tuzi ko ari icyara mu mujyi wose. Ariko se shaka mbabaza utangiye kumbya ati nabite umwana wati ngo ni wowe w'imico mibi hari ukwiyewe wo mu mujyi ni wowe wande ni Gateke mwana njewe wongera kumvira umwana ngo niwe kirara niwe giki wongera kumvira umwana nabi njewe ntibwagukeka ko bihuze naga ari n'amasaha n'ibintu by'imikino n'ibigara birimo hano turi mu nama. inama ibiki wowe urumwana mutangi no kubona mu nama yawe Rwanda kaza ni papa Gateke na papa Kimeho habuke mu bwihore kadukurike nura w'inyuma abagabo bazima barwanira mu namara ariko ibyo reka tubyenge banyita papa murabizi rero. Okay, mureke ibyo byose twabirangije byo kurwana ariko hari inama ngi naje gutanga muri uyu mudugudu wacu hari ababyeyi bafite abana ibiyobyabwenge hari nibo twaje kuvugaho ngira ngo mwese murabizi. Okay, dukurikize ibiri byacu. Okay, muri aya magambo twajemo ndikumva hari twarekeye aho ngaho
tugakurikiza amabwiriza. Avuga ko papa Kimeho weho wa mbere ufite amagambo mabi kandi ukoze no unasanga nk'umuntu nk'urumogi. Rero ukuntu kareba agira ngo ninyabona kandi akabuno kanyine. Rero utwaje mu nama nyine cicika so nge nawe ninde umuyobozi. Shauri uwo mwo wawe ndagukubita ubundi ukapfunda umuzamu muri wose wamuginga. Umva rero muyobozi, naje gusanga neza ku kibazo cy'ubushakashatsi tumaze dukora. Ndebye neza nsanga mu bantu batumiye mu iyi nama yawe harimo ababyeyi bafite abana bagenda banywa ibitabi bakora imico mibi. Burya rero aba nibo nje kureba iyo mpamvu wa mbere. Aha urafashwe ndetse nze mbanze ndebe kuko uwo nshaka cyanga papa Gateke ninde kariwe mbona hano kuri list. sinabivuze Ariko hari uwabimugurishije. utambwira ko ari papa nde ari papa Shem. reka Ariko papa Kimeho ubundi we ninde? ubu se wamusega utegereje ko tumanza tukawuvuga ubureka afande bugura ikibore mu bisimu. Ugiye kuvuga iki? Afande nubwo turi kujya yakora amafaranga viziyo mfite tuzagusubiza